Abakunzi bacu turabasuhuje, mumeze mute? Twebwe tumeze neza. Niba utarakanda subscribe ikande, niba ukunda kureba ibiganiro byacu ariko ukaba utabibona biri update, wowe kanda subscribe ubundi bizagenda byikora gake gake usangiza abacuti banyu video zacu tubagezeho inyigisho nkuko nawe uba wazibonye. Tubageze inyigisho nyinshi, tubagira inama nyinshi. Sangiza abacuti bawe, uduhe comment, utwereke yuko turi kumwe buri munsi nkuko tubagezaho ibiganiro byacu buri munsi. Uyu munsi rero naje kuganira n'abagabo, naje kubwira abagabo uko bashobora gukoresha imboro zabo. Hari abagabo bagira imboro zitandukanye, inini n'intoya, ariko akenshi hari igihe urongora umukobwa akakubwira yuko ufite imboro nziza ariko utazi kuyikoresha, cyangwa se waba ufite intoya akagira n'iryo pfunwe ryo kuba yabikubwira yuko utabashije kumurongora neza nkuko bikwiye, nyamara wowe hari ukuntu ushobora kubigenza ukamurongora kandi ntagire gute, ntamenye yuko ufite imboro ntoya idashoboye gukora. Ubundi abagabo bagira imboro ntoya bakunze kugira ipfunwe kubera yuko babumva byanze bikunze batagereje aho umukobwa yumva ashaka, babumva umukobwa atanyuzwe. Nyamara ubundi imboro zose zikora kimwe, nubwo wenda wagira ipfunwe gute ariko imboro zose zikora kimwe. Ngiye guhera ku mboro ntoya. Ushobora kwibaza se nshobora gukoresha imboro yanjye ntoya gute nkagereza umukobwa hamwe ashobora kunyurwa? Ubundi akenshi abagabo bagira imboro ntoya, ibintu bibaranga. Ubundi abagabo bagira imboro ntoya n'umugabo munini. Burya abagabo banini bakunze kugira imboro ntoya, ntabwo ari bose, biterwa n'urugero arimo muto munini. Bene b'abagabo baba babyibushye cyane hose, umugabo afite inda ije imbere. Hari abagabo bafite inda ziri normal, ziba zitaratewe wenda n'inzoga cyangwa wenda n'ubundi burwayi. Hari umugabo uba ufite inda nini ubona ije imbere cyane kandi ari na munini cyane. Burya bari abagabo bakunda kugira imboro ntoya, ziba zingana mbese nyine ari tugufiya, ku buryo niyo badusiramuye akarongora wenda nk'umugore ufite nk'imishino minini, imboro ishobora kuburiramo ntiyinjiye mu gituba neza ngo abashe kumurongora neza. Rero ukuntu ushobora kuyikoresha, hari amaposiyo agera nko muri 2 nshobora kukubwira. Ushobora kurongoza nk'umukobwa imboro yawe ntoya kandi ntamenye yuko ufite ntoya, ukamurongora akanyurwa, yewe ukanamunyaza. Rero ushobora kurongora wenda nk'umukobwa yicaye nko ku ntebe, cyangwa wenda hari nk'akantu k'akameza, ukasa nk'aho umwicajeho yegutse ku buryo igituba cye kiza imbere, apana kuba cyihishe, kikaza imbere. Hahandi ushobora kubona rugongo neza, kwa kundi iba yashyukwe ugahita uyibona neza. Icyo gihe rero ni iki ukora ikintu bita kuyimwima. Niyo systeme ukoresha. Warangiza ukajya ufata imboro yawe, ugafata umutwe, warangiza ukajya uwagarisha kuri rugongo. Ubundi rugongo nicyo gice umugore aryohererwamo, ni nacyo gice gituma umugore azana amazi. Uko ugenda ugikorakora cyangwa se ugenda ukozaho imboro yawe, nicyo gice kizana ibyiyumvo hahandi umugore ashobora no kunyara. Rero ufata imboro yawe, urabizi neza ko ufite icyo kibazo cy'uko imboro yawe ari ngufiya, ari gatoya, ukajya uyikoza kuri rugongo, ntuhite uyishyiramo, kuko iyo uyishyiramo nawe atariyumvamo cya gikorwa cyangwa ngo yumve ko yabishatse cyane, icyo gihe ushobora kububihiriza cyangwa se ukaba wanarangiza mbere ye kandi ubizi neza yuko itanagezemo. Ubundi umukobwa yashyukwe rugongo iba yabyimbye. Rero iyo yabyimbye ugenda nyine utsiritaho neza imboro yawe gake gake. Ubwo rero iyo ugeze igihe cyo kwicumita koko ubona ko yabishatse, ubona yuko yashyukwe cyane na rwa rurenda rwatangiye kuza rukwereka yuko yashyukwe, ufata imboro yawe ukayishyiramo
ubusanzwe ubizi neza ko ari ntoya, noneho ugahita umubumba amaguru. Niyo system ushobora gukoramo kurongora nk'umukobwa ufite imboro ntoya ukabugereza ku byishimo. Uhita umubumba amaguru, warangiza ukajya umera nkaho uri kuyishyiramo ariko uri gukoza no kuri ya rugongo. Icyo gihe rero ahita agira ngo ni position washatse kumukoresha, ntabwo ashobora gutekereza yuko ari ikibazo cy'imboro ngufiya. Iyo ubonye rero atangiye kubumbura amaguru, urongera ukayabumba, ukazaza umurongora wayabumbye umeze nkaho uri gucumita, ariko urumva nawe ntabwo ibigeramo neza ngo ishiremo. Ushyiraho nyine gatoya inyuma, ugasa nkaho uri kwishyiraho ariko wamubumbye amaguru. Ubundi warangiza washaka no kumunyaza ukamubumbura, ukajya ukoza imboro yawe kuri rugongo, ubundi warangiza ukanyaza. Icyo gihe umugore ntabwo azatahura yuko ufite imboro ntoya, azagira ngo ni position washatse kumukoresha kugira ngo umuryohereze. Kandi kubera yuko yinjiye muri modo neza, yagiye muri gahunda yo kurongorana, mbese ubona ko yabigiyemo, icyo gihe ibyo uzamukorera byose ukoresheje iyo systeme azanyurwa. Iyindi systeme ushobora gukoresha, indi position ushobora kumuryamisha ku gitanda, ubundi ukamurongora aryamye agaramye. Iyo nk'iriya systeme nyine mu bwembere uko bigenza n'ubundi niko bigenza. Urafata imboro yawe, ufata umutwe wayo, ujye uyikuba kuri rugongo paka igihe wumva ko yakomeye. Iyo yakomeye burya umukobwa aba yarangije gushyuka tayari. Ubundi warangiza ukabigenza nabwo kwa kundi, nabwo ubumba amaguru, ukazaza umurongora amaguru abumbye, kubera yuko ntabwo imboro iba ari ndende ngo iragera mu ituba neza ndani igeremo, kandi imyanya y'inyuma umukobwa n'ubundi niyo aryohererwamo. Ubundi warangiza ukajya umunyaza kwa kundi nka mbere uko nababwiye, ukajya umunyaza. Washaka yuko ari nkaho ari nko kuyinjizamo systeme yo kubangura yinjizamo, ukabumba amaguru. Icyo gihe nabwo ntabwo ashobora gutahura ngo uyu muntu afite imboro ntoya, kubera yuko uko umera nkaho uri kuyinjizamo cyangwa se ukazaza umunyaza, ahita nawe aranyurwa cyane yuko igikorwa cyo kunyaza rwose umugore iyo umunyaje akenshi arangiza vuba. Rero iyo bikunaniye gukoresha imboro yawe ntoya, ushobora gukoresha systeme yo gukoresha finga. Warangiza ukajya ukoresha intoki zawe wagaza kuri rugongo, kubera yuko nabyo biryohera abakobwa cyane. Ubundi warangiza ukajya ukoresha finga paka igihe uzabona arangirije imboro, ukazaza uyimwima, ukazaza ukozaho gakeya. Icyo gihe ntabwo azatahura yuko ufite imboro ntoya. Ngiye kubabwira rero, ese imboro nini yo ushobora kuyikoresha gute? Hari n'abagabo bagira imboro nini nziza pe, badashobora kuyikoresha ngo wumve uranyuzwe, kandi nyamara ubona ko ari nziza. Ubundi umuhungu ufite imboro nini, abahungu batoya, nicyo kintu kizakwereka umuntu ufite imboro nini. Abahungu batoya bato bananutse, baba atari barebare cyane, baringaniye, mbese abo bantu mujye mubitondera nshuti yawe, bagira imboro nini bitandukanye no mu muhungu w'umusore muremure unanutse. Umusore muremure unanutse hari igihe aba afite ndende ariko afite inanutse. Hari abasore rero bafite nziza iringaniye rwose iri mu rugero, ariko ntibamenye kuryohereza abakobwa, ntibamenye kuryohereza abagore babo. Ukuntu rero ushobora kuyikoresha imboro nini, ubundi umuntu wese, umusore wese uyifite ariyaminiye, aba yumva yuko azi kurongora, nyamara ntabwo ariko biba bimeze. Iyo ufite imboro yawe nini, urabanza ugategura umugore wawe cyangwa se umusheri wawe, ukamutegura hahandi uzabona yuko yashyukwe, hahandi uzakoraho n'intoki kuri rugongo ye ukabona koko yashyukwe. Imboro nini niyo wahita uyinjizamo, tayari umugore araryoherwa cyane yuko igitsina cy'umugabo kinini, iyo umugore akireba n'iyo ngire gutagishyiramo aba yumva yaryohewe. Rero utuyishyiramo, ariko nanone umugore ntabwo uhita uyimariramo. Ubundi kugira ngo uryohereze umukobwa nawe kandi bikagufasha kudahita urangiza vuba, ubundi ushyiramo umutwe, ubanza gushyiramo umutwe mbere yo kugira ngo uyinjizemo neza.
banza gushyiramo umutwe warangiza ukajya uwufata ukawusirita kuri rugongo kandi hari abagabo bafite imboro ndende wenda ireshya gutya icyo gihe ntabwo uzafatira hano kuri urangiza utangire kunyaza wafatiye kuri imboro hoya ubundi umutwe w'imboro niwo unyaza ubundi uraza ugafatira nkana kuko iyo ufatiye kure imbaraga ziracika ntabwo iba ifite imbaraga nyinshi ariko iyo ifatiye ku mutwe wayo uranyaze neza umugore akishima umugore akanyurwa hari n'abagabo rero baba bazi ko bafite indende kandi ibyibushye ukayishyira mu mugore ntubashe kumurongora neza ntabwo kuyimushyiramo ngo ushiremo ntabwo bivuze ko umurongore neza ngo ujye aho ngaho ngo uzunguze ikibuno gusa ngo wamurongoye iyo ushaka kurongora umugore wawe ushyiramo ukazaza uyikoza mu mpande zose ukayivanamo ukamunyaza nk'iminota wenda nk'itatu hari ukuntu nyine amavangingo y'umugore agenda agabanyuka hari abagore banyara nyine bakanyara cyane pe ariko iyo wakomeje kunyaza cyane ageraho amavangingo akagabanyuka iyo ubonye yaratangiye kugabanyuka ukayinjizamo wenda ugacumita nka gatatu ubundi ukongera ukayikuramo warangiza ukanyaza uko rero niko ushobora gukoresha imboro yawe umukobwa cyangwa umugore wawe akanyurwa kuko ushobora kuba ufite nziza warangiza ntuyikoreshe neza ufite ntoya umwe wenda umuntu ashobora kureba akabona ko yamusuzugura yangiza akaba ari ukurusha kurungura neza kubera yuko azi systeme ashobora kubikoramo kandi umugore akanyurwa amapozisiyo yose ashoboka iyo n'abantu bagiye amapozisiyo yose ashoboka ushobora gukoresha izo systeme ubundi ukarongora umugore cyangwa umukobwa mushiri wawe neza nizere yuko rero wowe ufite imboro ntoya ujya ugira ipfunwe ryo kurongora ukavuga uti wenda umukobwa aragenda avuga ngo iki aragenda avuga yuko byananiye aragenda avuga ko mfite gato katazi gukora nawe ufite nziza rwose nini iringaniye nizere yuko mwamaze kumenya uko mugomba gukoresha imboro zanyu mukarongora abakobwa banyu mukarongora abagore banyu bakanyurwa ibiganiro byacu nakagaruka wowe wamaze kureba kino kiganiro nizere ko amaze gukanda subscribe wamaze kudukunda kubera yuko tubagira inama nyinshi kandi nziza ibiganiro byacu nakagaruka murakoze